Okay, nshuti bakuzi ba Mfasha TV, igitondo cyiza, ndabakunda, ndabakumbuye cyane. Ya, uyu munsi rero tugiye kwiga moto uko bisanzwe, uko dusanzwe turigisha moto nk'uko bisanzwe. Rero uyu munsi abantu benshi cyangwa se abamotari bakunda gukora amakosa atandukanye, ugasanga bari gukora impanuka zitandukanye nyinshi cyane. Ubu rero ngiye gukurikira ino video mwereke amakosa agera muri 5 cyangwa se 3 abanyeshuri bakora cyangwa se abamotari abamaze kubona permis bakunda gukora bagatuma habaho impanuka nyinshi cyane. Ngiye kubikwereka rero, kurikira urebe amakosa, ayo makosa yose ngiye kuyakwereka. Ngiyewe nka mwarimu uyu munsi icyo cyanzanye uyu munsi. Reka dutangire rero kwa ayo makosa. Abamotari bakunda gukora cyangwa se abamotari cyangwa se abanyeshuri. Donc no kuvuga ngo igihe cyose utwaye ikinyabiziga ubugomba guhereza cyangwa se moto guhereza umugenzi akambara kasike, ariko nawe utwaye ikinyabiziga ubugomba kwambara kasike. Nahandi hantu ugomba kubikora. So ikosa warangiza rero, reka rero urebe ikosa. Ikosa rya mbere nukurekura amburiyaje ukayirekura vuba, noneho warangiza ukashyiramo n'umuriro mwinshi. Reka turebe ukuntu ayo makosa akorwa. Turabanza tukatsa moto nk'uko bisanzwe. Moto yamaze kwa. Noneho yarangiza agashyiramo vitesi. Yamara gushyiramo vitesi agafata umuriro mwinshi cyane. Urabona ibibaye, ibi ni ibintu byatuma ukora accident ndetse na moto ubwayo yo itizima. Ibi rero iyo bikoze, nimba ari umugenzi wicaye inyuma ashobora gusunduka cyangwa se niyatanasunduka, ariko byo byonyine ahitamera nk'umuntu ugize ikibazo runaka. Ubundi mu buryo bwiza ukuntu bikorwa, reka nze ndibere. Wakoresha karira kosa mbere. Urabanza ukatsa moto neza. Nimba ari umugenzi ugiye gutwara. Anti sprint mu kinyabupfura. Wamara kwatsa moto yawe, ugafata amburiyaje neza, ugashyiramo vitesi ya mbere. Wamara gushyiramo vitesi ya mbere, ugashyira ikirenge iruhande rwa peri, warangiza ugafata akariro gakeya, ukarekura amburiyaje buhoro buhoro, moto igenda nta kibazo. Kugira ngo murabibonye, ngira ngo murabibonye, nuko ngo umugenzi tumugejejeho twari tumukuye kandi agiye atekanye, agiye nta kibazo afite cyuko yakora accident. Reka rero tubereke irindi kosa rya kabiri. Ubundi moto yacu nkuko muyibona igira feri ebyiri, hari feri y'imbere ikagira na feri y'inyuma, ariyo dukoresha yo ku kirenge. Rero iyo feri y'inyuma ngira ngo ibahanga ku kirenge, feri y'inyuma. Reba rero ku buryo bwo gukoresha feri neza. Abamotari benshi cyangwa se abashoferi benshi bakunda gukoresha ino feri y'imbere. Ntabwo ari byiza, ugasanga arayikaciye cyane. Icyo gihe ikinyabiziga gishobora gusunduka. Ngira ngo mbibere. Tubibere. Wagenda ukabona pashateri nta makosa akomeye cyane. Mubonye uburyo ndadandabiranye irasimbutse kubera ko yarafashe peri nabi, ariko dore uburyo bwiza, uburyo uburyo bwiza dore ngubu. Koresha feri zombi. Koresha feri y'imbere, ukoresha na feri y'inyuma. Ikinyabiziga gihagarare hose kimeze neza. Reka tubibereke rero. Ukubye. Turemo potenti wagurute agenda nta kibazo.
turebe iyo ufata feri imbere ugafata na feri y'inyuma neza, ikinyabiziga gihagarara neza nta kibazo. Urabona uburyo mpagaze neza, ngira ngo murayibonye, ntago moto yanjye isimbutse kuvuga ngo dufate feri y'imbere ufate noneho n'iy'inyuma uyikoreshe neza ku buryo bwiza. Birashoboka yuko ushobora no gufata feri y'inyuma yonyine, iy'imbere ntuyifate. Rero wowe utwaye moto rero irinde gukora ayo makosa. Reka tubereke rero irindi kosa rya gatatu. Ikosa rya gatatu ni ukureba imbere aho ugana, ugasanga wowe urebye hafi utwaye ikinyabiziga. Donc ni ukuvuga ngo icyo gihe mpagurutse mu buryo bubi, sinarebye iyo ngiye, sinabanje kwitegura. Ibyo ni ibintu by'amakosa. Nimba utwaye ikinyabiziga rero wowe banza ubitegure mu bwonko bwawe, utegure kugiye gutwara moto, kandi nubwo ngiye umuhanda ngiye kugendamo nguriya, rero urafata akariro urebe aho ugana, reka rero turebe irindi kosa abamotari bakunda gukora rya kabiri. Hari ugutwara moto uticaye neza kuri moto, ugasanga wicaye inyuma cyane. Ibi ntabwo ari byo. Gutwara moto wicaye inyuma cyane ni ukuvuga ngo uramutse uhuye n'ikibazo runaka ntabwo wabasha kwitabara. Kuvuga ngo uhuye n'ikibazo cy'uko wafata feri y'inyuma ntabwo byashoboka. Ibi ngibi ntabwo ari byo. Ni ukuvuga ngo rero icyo gihe ujya gufata feri y'imbere ntabwo byagukunda cyangwa se inyuma, uba uri kure cyane. Ni ukuvuga ngo uba witaje iki? Uba witaje moto. Ubundi mu buryo buzima cyangwa se mu buryo bw'inyigisho, ubundi ino ntebe tuvuga yuko yagenewe umugenzi ndetse n'umuyobozi. Ngewe ngomba kwicara muri uyu mwanya, gusubira hano, uyu mwanya ukaba ari uw'umugenzi. Dore urugero, kwicara mu buryo bwiza, wegera imbere, ukegera hano gutya rwose, umugenzi nawe akabona aho yicara, noneho ukabona gutwara moto yawe neza, uyifite mu mategeko yawe neza. Wabona ari sawa rwose, ari sawa. Aha rero twari turi kubibutsa, turi kubabwira wowe wamaze kubona perime, wowe wamaze gutangira gutwara abagenzi mu muhanda, ni gute utwara ikinyabiziga cya moto, ni gute ubikora mu buryo bwiza butatuma ugusha abantu. Ubuzima bw'abantu burahenze. Nimba ugiye mu kazi ko gutwara moto, kurikiza amategeko y'umuhanda, utwara abantu neza, ubundi ubashe kubagezayo amahoro. Muri kumwe rero na Manuel, ariwe mwarimu wigisha ikinyabiziga cya moto. Bashaka kugira ngo mpugure n'aba bandi bamaze kugera mu muhanda kugira ngo babashe kujya babikora neza. Kora rero subscribe nimba wakunze ino video, ukore like, ukore na share, ubundi twibanire mu mahoro. Uzagenda umenya byinshi kuri channel yanjye yitwa Ngufashe TV. Murakoze cyane, mukomeze kuri video zatambutse twanyujijeho, munarebe n'izindi zikurikiye. Ciao ciao.